yes ni breaking news na makuru mashyira yitwa cyane tugize muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na makuru n'undi akomishkenda atigisa ibitangaza makuru binyuranye ni kuri aya masaha yo kumanywa turi ku munsi wo kuwa kane itariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya mutwemerere turebere hamwe ibya makuru mashya komishkenda atigisa ibitangaza makuru binyuranye by'umwihariko na makuru yerekeranye n'urugamba komishkenda rubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibintu byamaze kwa bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane mu bice bitandukanye bya hano mu mugi wa Uvira ndetse ku mugi wa Goma ho ibintu byamaze kwa bizamba mu buryo budasanzwe amakuru komishkenda aturuka muri ibi birunga bya Zanyiragongo ndetse na hano mu kibaya cya Kibumba komishkenda havugwa ibidasanzwe byerekeranye n'urubyiruko rwa Wasalo ndetse na FDL ngo zaje kuba zongera kuba zakorera ibidasanzwe turagenda tubiva imuzi n'umuzingo hagati aho kandi turagenda turebera hamwe amakuru akomeye cyane komishkenda avuga ku witwa General Sultan Makenga uyu ngo rwose muramuzi ko ari umugaba mukuru w'izinyeshyamba za M23 akaba nawe usanzwe ayobora ibitero bigiye bitandukanye bivamo kuba izinyeshyamba zigarura ibice bigiye bitandukanye geza amagingo inkuru komishkenda imuvugwaho nago ari nziza habe na gato hamwe n'uwitwa Colonel Nanga nyuma yuko n'ubundi komishkenda bitangazwa ko ubwo bari muri Uvira akaza kwa n'ubundi haraswa n'indege za drone kweza amagingo ngo baba bashoboye kuba bahoreramo n'ibibazo bitoroshye habe na gato turagenda tubiva imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu hagati aho amakuru ateye ubwoba cyane komishkenda agaruka muri kano kanya na amakuru yerekanye no kuba noneho muri Masisi ibintu byongeye kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane irindiro hafi ya byose by'inyeshyamba za M23 ngo byamazwa nabyo bitwikwa n'ingabo z'uru rubyiruko rwa Wasalo ndetse n'ingabo z'Uburundi arizo FDNB bingingo byakozwe n'ingabo zirutse kwa n'ubundi zagaragara ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko na amato abiri ngo yuzuye abasirikare bo mu ngabo z'Uburundi by'umwihariko baje kuba bongera kwinjira kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo mu bikorwa byo gufatanya n'izi ngabo za leta y'Kinshasa mu bikorwa byo guhangana n'izi nyeshyamba za M23 abangarongo nibo baje kwa n'ubundi bakora amahano akomeye cyane ku ruhande rwa M23 ngo batwikirindiro byabo byinshi ngo byari biri hariya muri iriya teritwari iya Masisi ndagenda ngo vira imuzi n'umuzingo uburyo iyi operation yaje kuba igenda si ibyo gusa tugenda turebera hamwe amakuru akomeye cyane mw'abantu mwe ibintu bitebwa bikomishkenda bibira ahitwa imurenge nago ibintu byoroshye habi na gato hakomishkenda havuga byerekanye n'ishimo twajya twirwaneho ikomishkenda ngishimo bamwe mu bavu giraga abanyamurenge hakibazwa ku mpamvu yitwirwa n'ikomishkenda noneho isa naho yongera kuba yateshwa ku nshingano zo kurinda abanyamurenga ahubwo kigenda ibashimuta ibingiro byakomishkenda bigaruka nyuma y'umukobwa waje kuba n'ubundi amenyekana cyane ubwo inyeshyamba za M23 zigaruraga ibice bigiye bitandukanye bya hano muri Kivu y'amajyepfo kuzamagingo bikomishkenda bitangazwa ko rwose yamaze kuba ashimutwa n'izi ngabo za twirwaneho niyihe mpamvu yatumye twirwaneho ishimuta uyu mukobwa nayo uragenda uyimenya gatanu kuri gatanu muri aya makuru si ibyo gusa ngufitiye amakuru adasanzwe komishkenda aturuka muri ibi bice bya hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu aho umurongo ugiye kuba wakwakara mu buryo bukomeye cyane ingabo z'Uburundi zatangaje ko ku butaka bw'igihugu cya Kongo ngo hameze nk'aho n'ubundi ari ku butaka bw'igihugu cyabo ko bagomba ko n'ubundi ngo bajyeho uko bashaka ndetse bakarwana urugamba uko babishaka ahangaha rero naho bashingiye batangaza ko Uviraho hamaze kuba n'ubundi haba ibikorwa bidasanzwe byerekanye no kuharasisha indege zaje kuba n'ubundi zisenya amazi atari makeya y'abaturage ibingiro ngo bikaba bigiye gukurikirwa n'igitero karahabutaka kiri gutegurwa n'uruhande rwa leta y'Kinshasa na koalition yabo rungwi ngo urugamba rukaba rugiye kuba rero rwasiga ikigo cy'indege cya Kavumu kibereyeho amahano akomeye cyane ngo nta mukomando numwe mu mutwe wa M23 ngo wifuza kuba cyangwa se ngo bifuza kuba yarokokera muri aka gace mu gihe yaba urugamba rutangiye by'umwihariko ngo atari we yahakura ibirenge nka have ni ibintu byerekeranye by'umwihariko no kuharimbura ngo bigiye kuba n'ubundi byabera hano muri aka gace by'umwihariko ku kigo cy'indege cya Kavumu gasanzwe n'ubundi karimo by'umwihariko kigo cy'indege gisanzwe giparikaho indege zinambara diko ikiba cy'indege ngingabo za leta y'Kinshasa ngo zikifuza ku kibi n'ikiza zigatangaza ko ngo zifuza kuba zajya zizakoresha by'umwihariko mu kugenda baparika ibikoresho bya gisirikare yewe no kugenda bashyira izindi ntwaro zigitandukanye bakajya bazikura kuri icyo kibuga cy'indege bagenda bazifashisha mu bindi bice ngo bifuza kuba bakwigarura by'umwihariko kwikubitira bakazaho umujyi wa Goma ugiye kuba warangiza igihe kingana n'umwaka ukontorwa n'inyeshyamba za M23 umujyi by'umwihariko wa Bukavu ndetse n'uyu mujyi wa Uvira n'ibindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo na makuru menshi cyane komishkenda garuka muri kano kanya byose ngiye kuba mbikuvira imuzi n'umuzi wa 5 ni muri za gahunda kandi zo kubagezaho amakuru mu buryo butarambiranye no mpamvu ngubwira ngo niba ari ubwa mbere tubanye mu makuru ndetse n'ibiganiro by'umwihariko ukaba ukunda amakuru tugenda tukugezaho kanda kuri subscribe nago bigoye no kureba ngo munsi ya video urabona akabuto ko mwiruka ndetse amakajambo subscribe cyangwa se kanditsemo sabone mu rurimi rw'igifaransa ko kandi ho inshuro yonyine gusa urabukanze subscribe maze igihe cyose uzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya
twitwara mu bambere ndetse kandi tuzabushaho no kujya tubana gatatu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Namaze gukanda subscribe rero iki nicyo gihe kiza kugira ngo mbashe kuba n'ubundi nkuvira imbuse y'amazingo ibyerekanye n'aya makuru mu buryo burambuye kuri byose ko mushikenda bivuga ku witwa General Makenga ndetse na mugenzi we Colonel Nanga uyu mutwe cyangwa se usanzwe nawe yarabaye umuyobozi w'ihuriro AFC M23 ndetse tukarebera hamwe byinshi ko mushikenda bivuga kuri uyu mujyi wa Goma. Rikaro namaze gukanda subscribe zindi mu magambo tubashe kuba n'ubundi tubiva noneho imuzi n'umuzingo mu buryo burambuye. Ikaze Yes, reka twese cyane rero tudatinze turebere hamwe aya makuru ni byinshi ko mushikenda bigaruka muri aya masaha yo kuri aya manwa turi ku munsi wo kuwa kane turi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Haramutse amakuru menshi yakomushikenda agarukwaho ariko no kuri aya masaha yo kumanwa komushikenda havugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Reka kwikubitiro duhere ku mujyi wa Goma komushikenda uvugwaho ibyerekeranye n'indege zo butasi zo mu bwoko bwa drone z'abacancuro abazungu zaje kuba n'ubundi zigaragara muri iki kirere. Ingiro ngo bikabikomushikenda bikurikirwa n'umwuka mwinshi cyane ko mushikenda wumvikana mu bice bigiye bitandukanye byo mu mbibi z'uyu mujyi wa Goma. Ni ibice birimo rero mu ngoma birunga bya Zanyiragongo byakomushikenda bivugwaho kenshi kuba ngo birimo inyeshyamba zo mutwe wa FDL ndetse n'urubyiruko rwa Wasrendo zahanga gusa ariko kuko ngo no mu kibaya cya Kibomba cyanagiye by'umwihariko kibiramo urugamba karabutaka mwifatwa haryo umujyi wa Goma. Naho ngo nago ibintu byoroshye habe n'agata komushikenda havugwa ikirikanye n'urugamba rudasanzwe mu makuru atarayo kwizerwa by'umwihariko komushikenda ariko agarugwaho cyangwa se avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Na makuru komushikenda avuga ku byerekeranye n'igitero karabutaka indege za drone zagabye ku mujyi wa Uvira kikaza kwa n'ubundi igisiga by'umwihariko amazu menshi asenywe n'izi ndege ariko bikabikomushikenda bivuga ko ngo aka gace ngo karasiwemo aya mazu cyangwa se ngo kagagwemo iki gitero cy'indege za drone karimo by'umwihariko n'ingabo cyangwa se n'abayobozi ba M23 ngo bakomeye cyane abangaro ngo nabarimo uwitwa General Makenga ndetse n'uwitwa Colonel Nanga umwe mu bayobozi ibihuriro Alias Fleuve Congo ariryo n'ubundi rihuriyemo iyi mitwe y'inyeshyamba by'umwihariko yihurije hamwe irimo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 muri gahunda zo kuba bahangana na leta y'Kinshasa. Ibyo byose bikomeje bikurikirwa n'andi makuru akomeye cyane komeje yemeza ko hitwa muri teritwari ya Masisi Wazarindi komeje by'umwihariko ibuza amahwema abarwanyi ba M23 iza magingo y'abarwanyi ba M23 ngo bari ku gasozi nyuma y'uko n'ubundi ibirindiro byabo byagiye bishingwa ngo byaje kuba abitwikwa mu buryo bukomeye cyane n'urubyiruko rwa Wazarendo. Amakuru akavuga ko rero ibintu bitoroshye habe na gato muri ibi bice bya hano muri Kivu y'amajyepfo aho bikomeje bitangazwa ko rero by'umwihariko no kiba cy'indege cyakavumo umwuka atari mwiza habe na gato nyuma y'uko akomeje ngo hategurirwa urugamba karahabutaka abasirikare basaga cyangwa se baherutse ko n'ubundi bakorezwa ku butaka bwa Kiragihugu cya Kongo baturutse mu cy'u Burundi. Amato abiri yose yuzuye ngo agiye kwa n'ubundi ngo yakorera amahana tigeze abaho ku butaka bw'igihugu cya Kongo by'umwihariko muri ikigo cy'indege cya Kavungo bashe kuba n'ubundi bakora amateka by'umwihariko narimo no guhamura izi nyeshyamba za M23. Ibyo bikomeje bituma bamwe mu barwanyi ba M23 ngo bari bari muri ibi bice bagenda bahunga uru rugamba. Nimbwira ibi ngibi bikomeje bivuga ko kandi hari n'abamaze kuba noneho ubishyikiriza ku ruhande rwa leta y'Kinshasa ngo basaga 30. Ibi ngibi kandi bikomeje bihwihwiswa n'andi makuru atandukanye akomeje avuga ko ngo haba hanafashwe na ambushi y'imodoka ngo harihungishije bamwe mu basanzwe ari abakomando ngo nabo bakomeye muri izi nyeshyamba za M23. Ni byinshi bikomeje bigarukwaho muri ibi bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'amajyepfo umujyi wa Uvira umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ni imigi yugarijwe cyane by'umwihariko bikomeje bitangazwa ko ari imigi yifuzwa ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Iyi migi rero bikomeje iteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ishobora kuba n'ubundi yaberamo urugamba rudasanzwe. Ni byinshi turagenda tugaruka mu makuru yacu tugiye kuba n'ubundi tubategurira mu kanya kari imbere turagenda tubagezaho n'ababwiye ko rwose tugenda tubagezaho amakuru mu buryo ubutarambiranye. Niyo mpamvu by'umwihariko amakuru yacu twifuza ko adatinda ahubwo mugategereza andi makuru abagomba kuba abagiraho mu kanya kari imbere. Niyo mpamvu manatanga inkubwira ngo kanda kuri subscribe utazigero cikwa n'amakuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi kubije ndetse no kubukireka. Duse naho duni anga duhure mu kanya gato ya kari imbere.